turabasuhuje mwebwe mukurikiriye Divana TV, tubashishikaza gukora subscribe, mukanda like, mugakora na share. Ayo munsi tugiye kubagezaho amagambo y'ubwenge yavuzwe na Bob Marley, ufatwa nk'umwami w'injyana ya reggae. Amazina ye nyakuri yitwa Robert Nesta Marley, yamamaye nka Bob Marley ku isi yose. Afatwa nk'umwami w'injyana ya reggae kuko ntawe urabasha gukora uyu muziki ku rugero nk'urwe. Uyu munyajamaika yavutse tariki ya 2 Gashyantare 1945, yitaba Imana tariki ya 11 Gicurasi 1981. Yakoze umuziki mu gihe abenshi mu batuye isi batari bariho, abandi ari abana, ariko indirimbo ze n'ubu ziracyacurangwa kandi zirakunzwe mu buryo budasanzwe. Uretse gukora umuziki, Bob Marley yari umugabo w'umunyabwenge. Amagambo yagiye avuga mu bihe bitandukanye yagiye n'ubu yifashishwa na benshi, haba mu mbwirwaruhame cyangwa n'ubundi buryo bwo gutanga ubutumwa. Aya namwe mu magambo Bob Marley yavuze yahindura ubuzima bwawe. Bob Marley yaravuze ati, ubuzima ni umuhanda munini wuzuyemo ibimenyetso. Rero iyo uri kugenda unyura mu mikoki, ntukagore ubwonko bwawe. Hunga urwango, ikibi n'ishyari, wihambe ibitekerezo byawe, shyira icyerekezo cyawe ku kuri, haguruka kandi ubeho. Yarongera aravuga ati, niba ushaka kwitandukanya na sekibi, itandukanye nayo ukoresheje urukundo. Bob Marley kandi yaravuze ati, ubuhangange bw'umuntu ntiburi mu mitungo afite, ahubwo ni mu bunyangamugayo bwe n'uburyo ashobora guhindura abamuri impande mu buryo bwiza. Bob Marley kandi yaravuze ati, amafaranga ni imibarwa kandi ntigirangira. Niba ibyishimo byawe bitangwa n'amafaranga, ntuzigera urekeraho gushaka ibyishimo. Arongera aravuga ati, kubera ko wishimye ntabwo bivuze ko uwo munsi ari mwiza cyane, ahubwo nuko warebye kure y'ibibi byawe. Bob Marley yarongera aravuga ati, muvuga ko mukunda imvura nyamara yagwa mugakoresha imitaka muyigendamo. Muvuga ko mukunda izuba ariko mugashaka ubwugamo iyo rivuye. Muvuga ko mukunda umuyaga ariko iyo uje mufunga amadirishya yanyu. Niyo mpamvu ngira ubwoba iyo mumbwiye ko munkunda. Bob Marley kandi yaravuze ati, umukobwa ashobora kuba atari icyamamare cyangwa ari ihoho, ariko niba agukunda agatuma umwenyura, niki kindi ukeneye? Arongera aravuga ati, ntawe umenya ko ari umunyembaraga kugeza igihe kuba umunyembaraga ariyo mahitamo yonyine asigaranye. Bob Marley kandi yarongera aravuga ati, umunsi urekera gusiganwa niwo munsi utsinda irushanwa. Bob Marley yarongera aravuga ati, umugabo wa mbere w'ikigwari ntuzamura urukundo rw'umukobwa nta ntego yo kumukunda afite. Yarongera aravuga ati, kunda ubuzima ubayemo, ubeho mu buzima ukunze. Bob Marley yarongera aravuga ati, wapfa urwanira ubwigenge aho kuba imbohe y'ubuzima bwawe bwose. Yarongera aravuga ati, ntukizere abantu bafite ibyiyumvo bihindukana n'ibihe. Izere umuntu uhorana ibyiyumvo bimwe kabone n'ubwo ibihe byahinduka. Bob Marley yarongera aravuga ati, umuntu ntashobora gukora adafite Imana. Nk'uko ukenera amazi iyo ufite inyota, ntushobora kugenda udafite Imana. Yarongera aravuga ati, umuziki wanjye uzahoraho iteka. Birashoboka ko ari ubucucu kubivuga, ariko iyo ufite ibimenyetso urabivuga. Umuziki wanjye uzahoraho. Bob Marley yarongera aravuga ati, ntukwiye gushyirwa hasi n'ibikubaho, ahubwo ukwiye gukoresha ibikubaho nk'ibikuzamuraho kugushyira hasi. Bob Marley yarongera aravuga ati, ntugace urubanza utaraca urwawe. Irindi jambo yavuze rikomeye, yaravuze ati, sindi mu ruhande rw'abirabura cyangwa abazungu, ndi mu ruhande rw'Imana. Bob Marley kandi yarongera aravuga ati,
ntuzategereze ko Imana igukorera ibyo utakorera abandi. Ayo ni amagambo yavuzwe n'icyamamare Bob Marley, wamenyekanye mu njyana ya reggae. Tugushishikariza gukora subscribe kuri Divana TV ukabona byinshi byiza bitandukanye.